Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu uba usabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi buri kibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubibuza gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizamini gishya dukizeho, kugira isomo rishya dukizeho tuje kubigisha. Murabizi ngenda bigisha amasomo bitewe nayo muba mwanyandikiye muri comment kugira ngo mujye muhita muyabonera ku gihe. Ibindi byo nukubitsa ko konde ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789951626 tugufashe kubona kode mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kwitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukosoye ikizamini nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ugusobanurira bitewe wenda nuko abo muri kumwe nta muntu urimo wagusobanurira, tugahita tugusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira abari ubuntu. Bibutsa ko unakeneye ko tukwigisha watwandikira cyangwa ukatuhamagara kuri iyo nimero tukwigisha online. Tuba dufite amadokima uko agenda akurikirana bitewe nuko utubwiye umeze. Ushobora kutubwira ati wenda ndi umutangizi, tuba dufite amadokima akurikirana, ubundi tukaguhaho imyitozo ihagije. Twamara kuguha dokima tukagukoreraho video kuri iyo dokima, tukaguhaho imyitozo ihagije. Ibyo ukoze bikaba ari ibyo wishe tukabikosora, ibyo wakoze uri gukekeranya naho tukagufasha tukagusobanurira. Kuko abantu benshi barambwiye ati kwigisha hari igihe tuba turi kure, ahubwo uzashaka uburyo ujye utwigisha online. Mpita mbikora aho ngaho, ntabwo mba ndi kwigisha muri groupe kubera abantu baba bari kwiga mu buryo butandukanye n'igihe bitandukanye. Niyo mpamvu ushobora weho kutubwira ati wenda mboneka kuva saa moya kugeza saa 2, ayo masaha nkaboneka nkakwigisha online. Nkaba mpari kugira ngo akabazo uragira mw'iyo video cyangwa mw'iyo dokima nkwaye cyangwa mw'ibyo bibazo by'imyitozo nkwaye ku iryo somo twari tumaze kwiga, be ndi hafi mite musobanura. Rero ukeneye ko tukwigisha waduhamagara kuri 0789935626 tukakwigisha mu gahe gatoya ukaba wagenda ugakora, kuko hari amaterima abagoranye kugira wumve iyo uri umutangizi. Ikibazo cya mbere rero cyabajijwe uyu munsi irabaza ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare. Hano uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga, umunyegare akuri imbere, ese niye myitwarire wagira, niki wakora? Tugeze neza ahantu umunyegare ari akuri imbere, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wakora iki? Kwa ino mirongo igabanyamo umuhanda m'ibyerekezo bibiri, mwitonde neza. Hari umurongo uri iburyo ucagaguye n'uri ibumoso udacagaguye. Ibi bitandukanye nuko uri iburyo waba udacagaguye, uri ibumoso ucagaguye. Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye ugahitamo igisozo cya nyacyo. A iravuga ngo aho umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho. B ikavuga ngo atarenze umurongo wera ucagaguye. C ikavuga ngo arenze umurongo wera ucagaguye. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisozo cya nyacyo ni A? Ese igisozo cya nyacyo ni B? Ese igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D? Nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Rero hano igisozo cya nyacyo ndakeka ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, arenze umurongo wera ucagaguye. Iyo umurongo ucagaguye uri mu ruhande rw'iburyo uba wemerewe kuba wanyuranaho, ariko iyo umurongo wera udacagaguye uri iburyo kwa ino mirongo ibangikanye ntabwo uba wemerewe kunyuranaho. Akeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko ubusobanuro nkwaye ubwumvishe. Mbabwira ko ibimenyetso byo ku mihanda iyo video namaze kuyishyiraho, wasubira kuri YouTube channel yacu cyangwa ukatwandikira niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, tukayiguha kugira ngo ibintu nk'ibi mbasobanuye byerekeye kuri ino mirongo, aho za velomoteri ziparika, ukuntu haba hameze, uhita ubimenya. Niba ari nakubaza ikibazo kimeze gutyo uzamenye ko igisozo cya nyacyo
uzahita umenya igisozo cya nyacyo. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Twaye ikinyabiziga giturutse imbere yawe kigucanyeho amatara, gitumye utareba imbere neza, kiraguhumishije. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Ni imyitwarire wagira? Hano reba ibisubizo bine baduhaye ugahitamo igisozo cya nyacyo. Iravuga ngo humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. Niba gucanyaho amatara maremare nawe uhita umucanaho amatara maremare. B ikavuga ngo egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanye umuvuduko. C ikavuga ngo cana amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. D ikavuga ngo gera umuvuduko kugira ngo usohoke mu rugo rumuri vuba bishoboka. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano urabona igisozo cya nyacyo ari ikihe? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A? Ese hano igisozo cya nyacyo ni B? Ese hano igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo ni B. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanye umuvuduko. Nicyo kintu wakora uramutse umuyobozi w'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo agushanyeho urumuri bigatuma utari kureba imbere neza. Uba ugomba kwegera ku nkombe ukamuha inzira ihagije, warangiza ukagabanya n'umuvuduko. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo. Otobisi yari ihagaze none yatangiye kuva aho zagenewe guhagararwamo, iri kwinjira mu muhanda. Weho uri umuyobozi w'ikinyabiziga, nihe myitwarire wagira? Ni iki wakora? Iravuga ngo gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza ukagenda. B ikavuga ngo gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze, cyangwa ukaba wagabanya umuvuduko ukareka otobisi ikabanza igakomeza. C ikavuga ngo iki? Tegeze neza usubizanye ubwitonzi. C iravuga ngo gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D ikavuga ngo menyesha umuyobozi wa otobisi aguhe inzira. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Otobisi yari ihagaze noneho itangiye kwinjira mu muhanda. Ese wowe uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa se ni D? Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyashyize itara ry'umuhondo rimyatsa? Akenshi bino binyabiziga biba biri kwaka amatara y'umuhondo amyatsa, biba ari biri gutabaza cyangwa hari ikintu kibaye kidasanzwe. Iravuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B ikavuga ngo mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C ikavuga ngo mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta. D ikavuga ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye ikindi kinyabiziga cyashyize itara ry'umuhondo rimyatsa, wakora iki? Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igisozo cy'ukuri ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura ndetse no kuba wahagarara. Ndatekereza ko wari wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko hari udusomo ngiye kujya mbigisha ariko nkora utuvideo dutoya, atari ibizamina nakosoye. Nkora utuvideo dutoya wenda tumara umunota umwe cyangwa ibiri. Muzajya mutukubona kuri YouTube channel. Akenshi tuzajya tuba turimo amasomo yihutirwa ugomba kuba uzi mu gihe ushaka kujya mu kizami. Wenda niba ari amatara, ibimenyetso bimurika, mpite mbikwereka nko mu minota 2 mpite mbikunyuriramo. Utuvideo dutoya ngiye kujya ntubakorera. Mw'ikintu musabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho mujye mugita mukibonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara.
afite wenda ni umunsi w'isoko, ajyanye amatungo mu isoko, inka cyangwa se indi tungo runaka yamunaniye kugira ajya mu muhanda uko ishaka ikamutana. None ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki? Kandi ari gusaba ko mwahagarara. Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cya nyacyo ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ugahagarara. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, kuvuza ihoni ugakomeza. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, kugabanya umuvuduko ukagenda gake witonze. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cya nyacyo, B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Niba inka iri gutana iri kujya mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga cyangwa umuyobozi w'amatungo uyashoreye akagusaba kuba wahagarara, ikintu ugomba gukora ni uguhagarara. Ko nukomeza itungo nta bwenge rigira, ushobora kurigonga. Urigonze uba witeje ibyago by'impanuka, ukaba ubiteje n'abandi, kuko icyo kinyabiziga cyawe gishobora nko gufunga umuhanda, ukaba ubangamiye imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu ikintu uba ugomba gukora ni uguhagarara, akamanza akayikuramo, ukabona gukomeza. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, ugize hahandi hari umurongo wera ucagaguye, ugiye ucagagura, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B ikavuga ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C ikavuga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Murabizi niba ugeze hari umurongo wera ucagaguye, uba wajya mu kindi cyerekezo cy'umuhanda. Ugiye gukora iki? Ugiye kubisikana cyangwa se ugiye gukata? Ugiye gukata ugasubira inyuma, urumva uzakoresha igice cy'ibumoso. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda ariko bibaye ngombwa. Uba wajya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ibwo bibaye ngombwa ko unyuranaho cyangwa bibaye ngombwa ko ushobora gusubira inyuma. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Murabizi amatara maremare y'ikinyabiziga ntabwo yaguma yaka, kandi murabizi ko ikinyabiziga kigira amatara menshi atandukanye: amaremare, amagufi, ndangacyerekezo, ndangamubyimba, ndangaburumbarare. Ay'imbere mu kinyabiziga ndi guteganya no kubakorera isomo ku matara kugira ngo turusheho kumenya byinshi ku bintu bijyanye n'amatara, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa ni ukukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose gishya dukizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. None ayo matara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, ukaba wareba muri metero 20. B ikavuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi cyangwa se ukaba ugiye kubisikana n'ikindi kinyabiziga. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro ubundi ku bantu wenda mutazi no jambo, cyane cyane abantu bato, insisiro ni kimwe mu zindi ndimi baravuga ngo ni muri quartier. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. A iravuga ngo amatara ndangamubyimba, B ikavuga ngo amatara ryerekana icyerekezo ubwo nk'ibinyoteri, C ikaba ngo itara ndangaburumbarare, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ese ni ayahe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A niyo itara ndangamubyimba, B niyo itara ryerekana icyerekezo, C nayo niyo itara ndangaburumbarare. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Cya 9 kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. A iravuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B ikavuga ngo iki? Itara ry'umutuku ukaba waribonera mu ntera ingana ute? B ikaba metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. C ikaba metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ushobora kwibaza se ni ukubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Hano baravuze ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Turabizi ko ku manywa itara riri kwaka ari ku manywa, iyo riri kure ntabwo twaribona, iyo ari nijoro uba waribona. None hano bavuze ngo ku manywa metero ukabona itara muri metero 100 ari ku manywa, nijoro ukaribonera muri metero 20. Ubwo ibyo bintu urumva ko bitabaho, kuko nijoro ku manywa niho uba utari kureba ahubwo kure. B ikavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. Ntabwo wareba muri metero, itara riri muri metero 150 ku manywa ngo nijoro metero 50. Urumva niyo mpamvu ari igisubizo cy'ukuri cyabaye D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu saha, ahategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ikurikira. Ndakeka ko ibintu by'ihoni bishyirwaho bitewe n'ikinyabiziga icyo ari cyo. Velomoteri ikaba ifite intera yumvikanishamo ihoni ryayo. Bya binyabiziga ndakumirwa cyangwa ibya polisi nabyo bikagenda bigira amahoni atandukanye. A iravuga metero 100 ukaba wabyumvira muri metero 100. B ikaba metero 200, C ikaba metero 50, D ikaba ngo metero 150. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C muri metero 50. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iravuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ikavuga ngo ubugari ntarengwa udakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro
kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano iso cy'ukuri ni A, santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ni B, ese ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano iso cya nyacyo rero ni C, A na B ibisubizo by'ukuri. Muri santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye n'ubugari ntarengwa budakuka bikaba ari metero 2 na santimetero 50. Mbibutsa ko izo ni ingero. Metero imwe ingana na santimetero 100. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Ukaba utanyuranaho ku modoka, wenda kuri moto bikaba byakunda, ariko ku kindi kinyabiziga bikaba bitakunda bifite ibiziga birengeje bibiri. Aravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, iteme ni kimwe n'ikiraro. B ikavuga ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura. C ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano iso cy'ukuri ni C, cyangwa se iso cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitarenze ibihe bipimo? A iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B ikavuga ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C ikavuga ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri, igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B n'uburebure bwayo bukaba habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iri gutwara uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu saha, akavuga ati nukomeza kugenda k'uyu muvuduko udahindura uraba uri kugenda kilometero 20 mu saha. Biba biri ku kinyabiziga, ntabwo ugenda uri kubipima. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ibinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Kugaragazwa ku buryo buhe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroka inyuma. B ikavuga ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A? Ese ni B? Ese ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano igisubizo cy'ukuri ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga kuri imbere ukamwereka ko ushaka kunyuranaho, kujya kwereke ko yabonye ikimenyetso wamuhaye, kujya kubwire ko yabonye ko ugiye kumunyuraho, wenda yakurebeye imbere abona ko nta kindi kinyabiziga cyaje,
iryo tara riba risute ari kugira kumenyeshe ko wamunyuraho nta kibazo. A iravuga ngo umuhondo, B iravuga icyatsi kibisi, C ikavuga umweru, D ikavuga ngo umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A umuhondo, ese cyane igisubizo cya nyacyo ni B icyatsi kibisi, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C umweru, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D umutuku. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B icyatsi kibisi. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwacyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga metero 11, B ikavuga metero 10, C ikavuga metero 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwayo ntibugomba kurenza ibihe bipimo. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A metero 11, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B metero 10, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C metero 7, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C metero 7. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri ndetse n'iki ndetse n'amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'iby'ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga santimetero 20, mbibutsa ko santimetero metero imwe bingana na santimetero 100. Ubwo wavuze santimetero 20 ni nko wafata metero ukagabanyamo inshuro 5, rero ubwo icyo bipimo bingana gutyo. B ikavuga ngo santimetero 30, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo santimetero 60. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza urebe igisubizo cya nyacyo, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C santimetero 50. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo itara ndangamubyimba rigomba gushyirwa aha hakurikira hehe. A iravuga ngo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ikavuga ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, C ikavuga ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona weho igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahagana he? Ese igisubizo cy'ukuri ni A nahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B nahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari igisubizo cya nyacyo, na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kwibashyira kuri YouTube channel, n'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, biriya byapa ubona mu mihanda. Rero niba utari wayibona ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 tukagufasha tugahita tuyiguha, cyangwa ugasura kuri YouTube channel yacu ukareba iyo video. Impamvu bavuze ngo ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara, hari abantu bambwira ngo bagiyeho barayibura bitewe nuko hamaze kugeraho video zijya kuba nyinshi. Ikindi niba dukosoye ikizame nk'iki kimwe ntabwo uvuga ngo kirahagije, watsinda wagitsindwa, iki ntabwo bihagije.
kandi ushobora kuvuga ati nzajya nkora iki iyo kuri iyo tariki gusa, ukabura gukorana biriya twashyizeho mbere. Kandi kugira utsinde bino bibazo murabizi nibyo bagarura, ntabwo bajya guhimba ibindi, ni ibi bongera bakababazamo. Kugira utsinde rero bigusaba kuba warakosoye imyitozo ihagije. Niyo mpamvu ugomba gusura kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere, ntuvuge ngo ndakosora icyo kuri tariki 13 z'ukwa 9 gusa, ahubwo ukanazuza ukazireba, zaba izo mu kwa 7, zaba izo mu kwa 8, ukazireba. Gihine ukajya ureba video runaka ku munsi, ujya kumara icyumweru ari nkaho igazeti yose wayisubiyemo. Kandi murabizi biriya bibazo iyo ugiye gusoma kiriya gitabo cy'igazeti hari igihe usa nkaho uri kubiboroka, ariko iyo uvuze ati reka mbikore mise nkaho ndi kubikora. Niyo mpamvu twashyizeho ino channel kugira ngo ijye ibafasha kubasobanurira. Iyo uri kubikosora usa nkaho uri mu kizame ho biragufasha cyane. Ese hano isomo cy'ukuri ni A umukara, ese hano isomo cy'ukuri ni B umweru, ese hano isomo cy'ukuri ni C ubururu, cyangwa se hano isomo cy'ukuri ni D umutuku. Ndatekereza ko wamaze guhitamo isomo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano umuntu warebye iriya video y'ibyapa agiye guhita amenya igisubizo cya nyacyo. Hano isomo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano isomo cya nyacyo ni B umweru. Kiriya cyapa kirikana ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, murabizi ko kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru. Ishusho yo ni uruziga. Ikibazo cya 24 nicyo cya nyuma kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wakumva ibyo bikoresho by'ihoni, cyangwa ukaba wakumva iryo honi. Iravuga ngo amapikipiki, B ikavuga ngo velomoteri, C ikavuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D ikavuga ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisomo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano isomo cya nyacyo ni A, ese hano isomo cya nyacyo ni B, ese hano isomo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano isomo cya nyacyo ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo amapikipiki, B ikaba atari yo velomoteri, C ikaba atari yo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri. Urabona igisomo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisomo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano rero waramutse wagize ikibazo mwa kino kizame twakosoye, cyangwa hari isomo ushaka ko tukwigisha, byandike muri comment. Nubona byihutirwa cyane, kuko comment hari igihe zose ndazisoma, ariko hari igihe wenda bishobora gutwara gahe, kandi ugasanga wenda ibyo bintu ushaka kumbwira byihutirwa, ujye uhita unyandikira cyangwa umpamagare kuri 0788 nkufashe. Hano rero ndatekereza ko wamaze guhitamo isomo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B velomoteri, niba igomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni nibura byumvikanira muri metero 20. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari icyo kigufashije. Ndakeka ko intsinzi turi gushaka twese tuzayigeraho. Ikintu nabashishikariza ni ugusura kuri channel yacu, ntuvuge ngo ndakosora video y'uwo munsi gusa, ukareba n'izo twashyizeho mbere. Ibindi byo no kubutsa gukanda subscribe. Mwa ino minsi ngiye kujya ndabashyiraho udusomo twihutirwa twatundi uba ugomba kujya mu kizamuzi, ariko mu tuvideo dutoya. Natwo no kujya muhari kugira ngo muke murahita mutureba, kuko ku gasomo hari impamvu ndaba nkashyizeho bitewe n'ikizame, bitewe na experience tugira, bitewe n'ibizame tuba twabonye. Hari ibintu ugomba kuba uzi wowe ugiye gukora ikizame. Rero ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, kandi mubonye n'umuntu ushaka kwiga mushaka kumusharinga link cyangwa mukamuha video, natwe tugakomezanya mu nzira yo kugira ngo tujye dutsinda ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha.